Ese nagira umwana wanjye inama yo kujya kwiga iniverisite kugira ngo wenda akomeze yige mu gihe cyose atabishaka, nkahora amubwira jya muri iniverisite nibyo byiza, jya muri iniverisite nibyo byiza. Rero numva atari igitekerezo cyiza guhatira umwana ibintu adashaka kujyamo, ahubwo wamugira inama. Dore zimwe rero mu nama ngiye kugera abantu ari ab'i Buraya ndetse no muri Afurika. Harimo sisiteme zimwe turi burebe zikora i Buraya gusa, wenda zaba zikora muri Afurika. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza, nizere yuko weekend yagenze neza, mwatangiye icyumweru neza. Nk'uko rero nari mbitangiye ku kiganiro ku nshuti yanjye twaganiraga by'uburyo ababyeyi akenshi usanga duhatiriza abana ngo bajye kwiga muri iniverisite bitewe n'uko dufite wenda ubushobozi bujya muri iniverisite nawe uzajye ugere kure. Akenshi burya hari igihe twisanga turimo gukora amakosa, cyane cyane i Buraya. Niba uri umubyeyi uhatiriza umwana wawe kujya muri iniverisite atabishaka cyangwa bijyamo kubera ko akurikiye abandi, kandi ugasanga niba umwana wawe mu magrade abona, mu manota abona, adafite amanota meza, inangaha rero i Buraya hari ibyo bita grade A na grade B kugeza kuri C. Nubona umwana wawe adafite B, izina ry'Imana urimo uramwicira ubuzima. Niba uri Buraya urimo kumva kino kiganiro ugasanga umwana wawe amanota abona arangije umwaka wa mbere wa kabiri, ukabona B ye nayo itameze neza, ku izina ry'Imana urimo urata igihe. Hari ubundi izindi option wakora kandi ukagera kure ku buryo umwana yabona mortgage, yabona inzu ye, ndetse akazagera kure aho abona ibyo bita buy to let. Nibyo bintu tugiye kuganiraho hano, ari byo abantu b'abakungu b'abakire bakora, aho kugira ngo bajye guta umwanya wabo wose muri iniverisite. Ikintu cya mbere abantu b'abakire bakora ni uko abana babo biga gusa ibyo bita college inahangaha ni nko kurangiza segonderi ukajya kwiga indi myaka 2, ariko wigira umwuga umwe runaka. Wenda urimo uriga umwuga bita plomberie, ari byo bintu bigendana n'amazi no gukora ibintu by'amazi mu nzu hanze, ibintu bitwa gaze, gukora gaze mu mazu no hanze, no kuba wakwiga ibitwa electricité, cyangwa ukajya kwiga n'ibindi bita wenda painting decoration. Ibyo byose ni ibintu biga muri college, cyangwa ukigana mekanike. Ibyo ni ibintu wiga by'igihe kitarenze imyaka 2 muri college. Impamvu abakire babikora ni uko baba bafite target yuko umwana arangije segonderi akajya kwiga hariya, kandi akenshi ugiye kwiga muri college usanga yiga nk'iminsi 3 mu cyumweru, indi minsi 3 akaba arimo kwiga. Uyu mwana muri gahunda z'iwabo ajya kurangiza kwiga indi myaka 2, tuvuge ko ajya kugira imyaka 20, afite amafaranga kuri konte ye azamuhesha uburenganzira bwo gufata inzu, umwenda w'inzu, kubera ko nta muntu ugura inzu cash, bose ni ku madeni. Noneho rero kandi inahangaha ikintu cyitwa ngo mortgage, ni ukuvuga ngo niba ari ibihumbi 50 by'ahangaha, ubu ngubu zirakabakaba muri ayo mafaranga. Ubwo ni icyumba kimwe na salo. Ibyo bihumbi 50 bijya kungana nka miliyoni hafi, reka nyite hafi nka miliyoni 80, ya miliyoni hafi 100. Yes, ni ukuvuga ngo ugutanga 25% ariyo deposit. Hari banki zikwaka atandukanye, ari kwaka 25, hari kwaka 18, hari ni kwaka 20 ayo ugomba gushyira hasi. Urugero ari nkita gusaba 25% ku bihumbi 50, urumva ko nibura utanga hafi 18-17 wenda n'ibindi byo kwiga kese yawe, ibintu nk'ibyo byose. Akenshi rero gutangiye mortgage, ayo ni inzu uzishyura mu gihe cy'imyaka 20. Urumva ko umwana atangiye urugendo, ibaza afite imyaka 20 azaje kugira imyaka 40 inzu ayirangijemo ideni. Kandi rero abandi bantu b'abahanga bazi ibintu bya business
aba afite akazi azakora ahantu imyaka 5 arimo kwishyura ririya deni. Nyuma y'imyaka 5 akaba yahindura banki. Iriya banki yamuhaye ideni bishobora kuba inyungu imwaka buri kwezi wenda ari 10%. Hakaba habonetse indi banki imwaka 8% cyangwa 7%. Nyuma y'imyaka 5 cyangwa 3 yemerewe kuba yahindura ideni. Ukuntu bigenda rero ni gute? Ni ukuvuga ngo ujya kubwira banki ko ukeneye mortgage ariko wari ufite indi mortgage, bivuga ko bo bari bwishyure ririya deni ryahariye, none wowe ukomerezeho na bano bantu ku deni bari bafite, ugasanga harimo amafaranga asagutse wakagombye kugenderaho. Reka tubyumve neza aha ngaha kugira ngo nyuma y'imyaka 5 wishyuraga ideni uza gusanga nibura wari ubasigayemo tuvuge wenda 25,000 by'amafaranga y'aha ngaha. Noneho 25,000 wari ubisigaranye, ugasanga banki irabyishyuye isanze agaciro k'inzu yawe ihagazemo kano kanya kugira ngo uzanarangize muri kiriya gihe wari warumvikanye agaciro wenda amafaranga ageze, inzu ifite agaciro k'ibihumbi 80. Bimwike ko yiguze ibihumbi 50 ubigeze mu bihumbi 80, bakaba bakwishyura ririya deni bakaba baguha ni nk'ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10. Ayo mafaranga ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10 by'ahangaha ni amafaranga ashobora kugutunga nibura umwaka muzima utakora, wirirwa mu rugo gusa uryamye ureba televiziyo, ikaba yakwishyura ibintu byose. Urumva ayo ni amafaranga menshi cyane. Noneho rero mu gihe bigeze aho ngaho, iyo amaze kubona ari hafi yo kwishyura iyo nzu abamo, agira icyo bita noneho igice cya kabiri, ari nacyo cyinjiza amafaranga kurusha noneho iriya nzu, kuko iriya niyo kubamo adashobora gukodesha. Koko mu mategeko y'ahangaha iyo watse inguzanyo ya banki y'inzu uzabamo, aribyo bita mortgage, ntago wemerewe kwikodesha ku wundi muntu, kubera ko uramutse uyikodesha ku wundi muntu bakabimenya, ni ukuvuga ngo iriya mortgage ugiye mu kibazo, bahita bayikwambura, ugasanga hari n'ibihano baguha. Kandi inahangaha iyo ukoze iryo kosa baguha icyo gihano, biragorana cyane kugira ngo izindi banki zizakire ubusabe bwawe kugira ngo biguhe iryo deni. Ntago bazakwemera, kubera ko inaha systeme bazishyize ku kintu kimwe, kubera yuko niyo ugiye kwaka ideni bakubaza niba hari ideni ry'abandi bantu waba ufite, wavuga ngo oya, bo nta kibazo bagize, bafite imyirondoro yawe, amadeni yose ufite atasohoka hasi. Iyo ufite ibyo bita bad credit byose bita bisohoka bakabibona. None no kuba wabeshye rero kaba kabaye, ubwo no kuvuga ngo ntago bashobora kuguha iyo nguzanyo wasabaga. Noneho reka tuvuge icya kabiri nagiye kuvuga, nicyo bita ngo buy to let. Buy to let uzayibona ku byapa, aho bivuga ngo ni inzu ushobora kugura, banki ikuguriza ukayigura, ariko iyi nzu wemerewe kuba wanayikodesha ku bandi bantu, cyangwa nawe ukaba wayibamo nta kibazo. Itandukanye n'iriya ya mbere twaganiriye yitwa mortgage, niyo kubamo wowe wenyine gusa, ariko iyi ngiyi wemerewe kuba wayikodesha. Nako abantu benshi burya babikora, none ugasanga irabinjiriza udufaranga twiza kandi dutoya. Ibaze rero iyo ugize amahirwe ufite akazi, hari akazi gashobora kuba kagufasha ukishyura ayo madeni. Kandi ahangaha ikintu gihari, iyo ufite nk'akazi bakabona ushobora gufata nk'amadeni arenze 3, nta kibazo rwose. Icyangombwa nuko uba babona ufite ubushobozi bw'akazi, ubushobozi bw'amafaranga yo kwishyura ayo madeni yose. Icyo bishatse kuvuga ni iki ahangaha kugira ngo mbisobanure neza, nuko igihe cyose ugiye kwaka ideni, mu gihe cyose kugira ngo bakwemerere kuguhera amafaranga inguzanyo yo kugura inzu, nuko ubanza kwerekana akazi ukora. Inaha biroroshye, wowe uvuga gusa izina na company, nibyo utanga, nibyo bita insurance number, no kuvuga ngo ni nomero bakwishyuriraho, ubundi amakuru yose agahita asohoka. Kandi akenshi iyo hamaze umwaka, company nyinshi zahangaha iyo hamaze umwaka biba bibaye nkaho uzahaba ubuzima bwawe bwose, kubera ko company zanga akenshi ntibirukana, ahubwo birukana iyo ufite ingeso mbi z'ubujura n'ibyo byose. Kandi akenshi ntibarakwirukana, ni polisi kwitwarira ijya kugufunga kubera icyo wibye. Rero niba ufite akazi bakabona harimo ushobora kwishyura inzu utuyemo, ushobora kwishyura iriya nzu wafashe iya kabiri yo gukodesha, urashaka inzu ya gatatu yo gukodesha, mu mafaranga winjiza bakabona ugifite ubushobozi. Mbibutse yuko mbere yuko ugira ubwo bushobozi bwo kwishyura amadeni, babanza bakareba niba amafaranga uzasigarana azagufasha kubaho, kubera ko inahangaha banki ntishobora kuguha amafaranga
mu gihe cyose uzishyura amafaranga yose wari ufite, wowe ukabura amafaranga yo kubaho, ukabura amafaranga yo kwishyura ibyo kurya, ukabura amafaranga yo kwishyura umuriro n'amashanyarazi, ndetse banareba niba ufite imodoka, bakareba niba ukeneye depanse zawe zose muri make zikaba ziri kavade. Ni ukuvuga ngo ntabwo bapfa gutwara amafaranga gusa ngo kuko ubafitiye ideni, oya, ahubwo baza kureba niba ushobora kubaho, kubera ko nabo ni ikosa rikomeye kuba baguha umwenda w'inzu mu gihe icyo ari cyo cyose babona amafaranga uhembwa ku kwezi atishyura ibyangombwa byose by'ubuzima kugira ngo ubeho. Nabo ni ikosa bakoze, ushobora kujya kubarega ahubwo bakaba babihanirwa. Ibyo bintu rero nibyo nashatse ko tuganira kugira ngo mwereke ababyeyi ntimwihutishe gutwara abana banyu kujya kwiga muri university, bazasohoka bakabura akazi, bagasabiriza akazi, rimwe na rimwe ntibazagira bakabona kakandi bigiye, ahubwo ugasanga bagiye muri kakandi bahungaga, kandi iyo bakajyamo hakiri kare bakiri batoya, ubu bari kuba bageze kure. Kandi ikindi no kujya muri university usanga ugiriyemo umwenda, noneho wishyize ikiziriko mu ijosi. Ni umwenda, urangije university ugiye no kurwana n'intambara yo kwishyura wa mwenda. Ariko kandi ugiye muri college ushobora kuzava muri college nta mwenda wariye, kandi ukabaho ubuzima bwawe urimo kurwana ku buzima bwiza. Ibi rero nibyo nashatse ko ababyeyi mbaganiriza, mureke kwangiriza abana ubuzima. Kandi kugira ngo ubone mortgage, kugira ngo ubone niyo buy to let, ntago bisaba ngo kuba ufite akazi kanini cyane. Ushobora kuba ufite n'akazi gakubura ahantu mu biro, ushobora kuba ufite n'akazi gatwara tagisi, waba ufite akazi gatwara akazi akariko kose. Icyangombwa ni uko ufite amafaranga usagura ku kwezi, bakabona ko ayo mafaranga ahagije. Nk'uko nabivuze baba bakeneye gusa 25%, kandi ayo 25% iri mu mafaranga ari hejuru. Hari rimwe na rimwe aho baka 20, hari naho baka 18. Ibi ni ibintu nifuje yuko naganiriza abavandimwe banjye baba abari Buraya ndetse no muri Afurika. Nk'uko nabivuze, muri Afurika wenda iyo system ishobora kuba idakora, ariko biba byiza kuba ubizi none ukajya kubaza. Yes, burya byose byitwa no kutabaza. Ntimugatinye kujya kubaza abantu mukomange, mubaze ese bino bintu hano murabikora, ese bino bintu hano murabikora. Burya ntabwo bikugaragaza umuswa iyo ugiye kubaza ko ibintu runaka bikora hano, ahubwo bahita babona ko ujijutse. Buriya nuriya muntu ukubwira ngo oya, kari akantu kamusigara mu mutwe akazakabaza, ese kari akantu nagakiko ari umuntu wambajije ngo kino kintu ni igiki. Urumva ko muri make ntabwo uba uri injiji nk'uko dukunda kubyita cyangwa dukunda kubitinya ko bariko batubona. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, nizere yuko hari icyo mwungutse kuri kino kiganiro cy'uyu munsi. God bless you all of you. Ciao, 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 ciao.